Hari ikibazo abantu benshi bibaza igihe bumvise amakuru ajyanye n'intambara cyangwa amakimbirane yo mu burasirazuba bwo hagati. Icyo kibazo ni iki: niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari igihugu gifite ingabo zikomeye cyane ku isi, kuki kidahita gifata umuyoboro w'ingenzi wo mu nyanja witwa Strait of Hormuz kugira ngo amato atwara peteroli yongere kuwunyuramo nta kibazo? Ku bantu benshi igisubizo cy'iki kibazo gishobora kumvikana nk'icyoroshye. Batekereza ko Amerika ifite amato menshi y'intambara, indege z'intambara n'intwaro zikomeye zigezweho ku buryo ishobora kugenzura ahantu hose ku isi ishaka. Gusa iyo usesenguye neza uko ibintu bihagaze, usanga ukuri gutandukanye cyane n'uko abantu babitekereza. Aribyo natwe tugiye kukubwira kuri uyu munsi. Mu by'ukuri uyu muyoboro witwa Strait of Hormuz ni umwe mu miyoboro yo mu nyanja ifite akamaro gakomeye cyane ku bukungu bw'isi yose. Uyu uhuza inyanja yo mu kigobe cya Perse n'inyanja nini y'Ubuhinde. Bivuga ko hafi 1/5 cya peteroli ikoreshwa ku isi yose inyura muri uyu muyoboro. Buri munsi amato manini cyane atwaye peteroli n'ibindi bicuruzwa anyuramo ajya mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Ibi bituma uyu muyoboro uba nk'umutsi w'ingenzi w'ubuzima ubucuruzi bw'isi yose, n'u Rwanda rurimo. Gusa nubwo ari ingenzi cyane, uyu muyoboro ufite ikindi kintu gishobora kuwugira ikintu gikomeye. Ni muto cyane ugereranyije n'ubwato bunini buwunyuramo. Ahantu hawo harafunganye cyane, amato ashobora kunyuramo mu nzira ebyiri zonyine. Hari inzira imwe yo kwinjira n'indi yo gusohoka nko mu mihanda. Buri nzira ifite ubugari bwa kilometero 3 zonyine, bisobanuye ko amato yose agomba kunyura mu murongo uzwi neza kandi ugaragara. Niba hari ushaka kugaba igitero kuri ayo mato, abazi neza hazanyura. Iyo urebye ku ruhande rwa Iran, ibi ni byiza kuri yo. Niba igihugu gifite umugambi wo guhungabanya uwo muyoboro, ntikeneye kugenzura amazi yose, gikeneye gusa kumenya aho amato anyura no gushyiraho uburyo bwo kwibasira. Amato atwara peteroli aba ari manini cyane kandi agenda gahoro. Akenshi agenda ku muvuduko uri hagati ya kilometero 20 na 30 ku isaha. Ibi bituma bintego yoroshye cyane ku bashaka kuyagabaho igitero. Ikindi gituma uwo muyoboro w'ikibazo gikomeye nuko wegereye cyane ubutaka bwa Iran. Ibi bivuze ko Iran ishobora gukoresha intwaro nyinshi zituruka ku butaka bwayo. Urugero ni roketi, misile zijya hafi, imbunda ziremereye zishobora kurasa ziturutse ku nkombe zayo, hamwe n'indege ntoya zitagira abapilote zizwi nka Shahed drones. Izi drones zifite ubushobozi bwo kugera ku ntera ndende cyane. Zishobora kuguruka ziturutse mu bice bitandukanye bya Iran, zigatera amato ari muri uwo muyoboro. Ikibazo gikomeye ku mato arinda uwo muyoboro ni igihe gito cyo kwitabara. Igitero giturutse kure cyane, abasirikare bashobora kubona iminota cyangwa amasaha yo kugitegura. Bashobora kumenya aho giturutse, bakagikurikirana bakoresheje radar n'ubundi buryo bw'ikoranabuhanga, hanyuma bakagerageza kukirasa cyangwa kukibuza kugera ku ntego yacyo. Gusa iyo igitero giturutse hafi cyane, igihe cyo kwitabara kiba gito cyane. Hari igihe gishobora kuba amasegonda make yonyine. Tekereza rero amato atwara peteroli abarirwa mu magana anyura muri uwo muyoboro buri munsi. Amwe muri yo abafite agaciro ka miliyoni amagana y'amadolari kubera peteroli atwaye. Niba drone imwe ihendutse igura amafaranga make ishobora kugonga iryo tanka, igihombo gishobora kuba ari kinini cyane. Ibi bituma Iran ishobora gukoresha amafaranga make igatera ikibazo kinini ku bukungu bw'isi. Gusa ikibazo ntabwo kirangirira mu kirere honyine, hari n'ibindi byago biva mu mazi ubwayo. Iran ishobora gukoresha amato mato cyane, amato yihuta cyangwa se jet ski zishobora kwegera amato manini atwara peteroli. Iyo zigeze hafi cyane zishobora guturika cyangwa gushyira ibisasu ku ruhande rw'ayo mato. Nubwo ibi bisa nk'ibikorwa byoroheje, bishobora guteza igihombo kinini cyane. Hari n'ikindi kibazo gikomeye ku ruhande rwa Amerika: politiki y'imbere mu gihugu. Mu gihe cyose igihugu kinjiye mu ntambara, abaturage batangira kwibaza impamvu iyo ntambara ikorwa. Iyo abasirikare bapfuye cyangwa bagakomereka, abaturage benshi bashobora gutangira kwamagana ubuyobozi bw'igihugu. Mu bihugu byinshi bigendera kuri demokarasi, ubuyobozi bugomba guhora butekereza ku bitekerezo by'abaturage. Ku ruhande rwa Iran ho, ubutegetsi bushobora kwihanganira igihombo kinini cyane kurusha uko bimeze muri Amerika. Mu mateka yabwo, ubutegetsi bwa Iran bwagiye bwerekana ko bushobora kwihanganira igihombo kinini kugira ngo bugume ku butegetsi. Ibi bituma habaho itandukaniro rikomeye mu buryo impande zombi zitekereza ku ntambara. Iyo urebye mu buryo bwa gisirikare gusa, nta gushidikanya ko Amerika ifite imbaraga zisumba iza Iran. Mu ntambara isanzwe mu mazi, aho amato y'intambara y'impande zombi arwana, ingabo za Amerika zishobora gutsinda byoroshye. Ariko ikibazo cy'uyu muyoboro ntabwo ari intambara isanzwe, ni intambara ishobora gukorwa mu buryo bworoshye ariko igatera igihombo kinini. Iran ntabwo ikeneye gutsinda Amerika mu buryo bwuzuye, ikeneye gusa gutuma uwo muyoboro uba ahantu hateye ubwoba ku buryo amato y'ubucuruzi atinya kuwunyuramo. Niba amato atinya kuwunyuramo, ubucuruzi bw'isi yose bushobora guhagarara cyangwa bugahungabana cyane. Kugira ngo Amerika ishobore gutuma uwo muyoboro wongera gukoreshwa mu mahoro, byasaba ibikorwa bya gisirikare binini cyane. Byasaba gusenya ibirindiro bya misile byose, guhagarika drone zose, gusukura mine zo mu mazi no kurinda amato y'ubucuruzi igihe anyura muri uwo muyoboro. Ibi byose byasaba igihe kinini n'imbaraga nyinshi. Ikindi kibazo nuko niba ubwato bunini bwatwaraga peteroli bwarohama muri uwo muyoboro, bushobora kuwufunga burundu. Kubukuramo byasaba igihe kinini n'ibikoresho byinshi.
Ibi bishobora guhagarika ubucuruzi bwose bw'aho hantu igihe kirekire. Ku buryo bworoshye, ikibazo si uko Amerika idafite imbaraga zo kurinda uwo muyoboro. Ikibazo ni uko uwo muyoboro ufite imiterere ituma byoroha cyane kuwuhungabanya. Igihugu gishaka kuwuhungabanya ntabwo gikeneye imbaraga nyinshi, gikeneye gusa gutuma uba ahantu hateye ubwoba. Ikindi kibazo gikomeye ni icya naval mines twakubwiraga, cyangwa se za mine zo mu mazi. Iyo abantu batekereza ku ntambara z'iki gihe zifite ikoranabuhanga rihanitse, akenshi batekereza ku ndege z'intambara zihenze cyane, amato manini yo mu mazi, cyangwa se sumari zigezweho zishobora kugenda zitagaragara. Gusa hari indi ntwaro idakunze kuvugwa cyane nubwo ifite imbaraga zikomeye mu ntambara zo mu mazi. Iyo ni intwaro, ni ibisasu byo mu mazi bizwi nka naval mines. Ni intwaro ikora mu buryo bworoheje ariko bukomeye. Iraceceka, igategereza igihe kirekire, hanyuma igahinduka inzira z'ingenzi zo mu nyanja, imitego ishobora guteza akaga gakomeye. Ibi nibyo bituma ikibazo cya naval mines kiba ingenzi cyane mu gace ka Strait of Hormuz. Aka gace ni kamwe mu duce tw'ingenzi cyane ku isi mu by'ubucuruzi bw'ingufu, cyane cyane peteroli. Ibihugu byinshi by'isi bishingira ku mato anyura muri uyu muyoboro atwara peteroli n'ibindi bicuruzwa. Ku gihugu nka Iran, kuba gishobora guhungabanya cyane cyangwa gutera ubwoba muri uwo muyoboro biha imbaraga zikomeye mu by'igisirikare no mu by'ubukungu. Hari imibare itangaje igaragaza ukuntu naval mines ari intwaro zikomeye cyane. Kuva mu mwaka w'1950 kugeza kuri ubu, hafi 77% by'ibyago byabaye ku mato ya gisirikare y'Amerika byatewe na naval mines. Ibi biratangaje cyane kuko iyi ntwaro ishobora kuba ihendutse cyane. Mine imwe ishobora gutwara amafaranga ari munsi y'amadolari 1500 yonyine, amafaranga ashobora kugura moto ya Spiro. Gusa nubwo ihendutse gutyo, ishobora guteza igihombo kinini cyane ku bwato bw'intambara buhenze cyane bukoresha ikoranabuhanga rigezweho. Naval mines zifite uburyo bubiri bwo gukoreshwa. Zishobora gukoreshwa mu buryo bwo kwirinda, aho igihugu gishyira mine hafi y'inkombe zacyo kugira ngo kibuze amato y'abanzi kwegera. Ariko nanone zishobora gukoreshwa mu buryo bwo gutera. Iyo zikoreshejwe gutyo, zishobora kwangiza amato cyangwa zigakoreshwa mu kuyobora ingabo z'abanzi mu nzira runaka igenewe kubatega igico. Iyo ugerageje kumva neza mine icyo ari cyo, usanga ari igikoresho cyuzuyemo ibisasu gishyirwa mu mazi kigategereza ubwato bunyuramo. Hari uburyo bwinshi mine zishobora gushyirwa mu mazi. Zishobora gushyirwa mu nyanja n'amato yihariye yabugenewe, zishobora kuraswa ziturutse muri submarine cyangwa zigaterwa ziturutse mu ndege cyangwa kajugujugu. Gusa ku gihugu nka Iran hari ubundi buryo bworoshye cyane bwo kubikora. Gushyira mine mu mazi ukoresheje amato mato asanzwe. Ayo mato mato ashobora kuba ameze nk'amato y'uburobyi cyangwa se amato yihuta asanzwe aboneka ku nyanja cyangwa se mu Kivu. Ibi bituma bigora cyane kubimenya mbere y'uko mine ishyirwa mu mazi. Umuntu ashobora gutekereza ko ari ubwato busanzwe bukora akazi kabwo, ariko mu by'ukuri bushobora kuba buri gushyira mine mu mazi. Muri rusange, naval mines zigabanyijemo ubwoko bubiri bw'ingenzi. Ubwoko bwa mbere ni contact mines, arizo zigaragara cyane mu mafilime y'intambara. Ziba zimeze nk'umupira ufite utuntu tw'icyuma tuzengurutse. Iyo ubwato buyikozeho ihita iturika. Ubu buryo buroroshye ariko buracyakora neza cyane. Ariko hari ubundi bwoko bugezweho cyane bwitwa influence mines. Zizo ntabwo zikeneye ko ubwato buzikoraho, ahubwo zifite ibyuma by'ikoranabuhanga bishobora kumva ibimenyetso by'ubwato buri hafi. Iyo ubwato bunini bugenda mu mazi butera impinduka nyinshi, butanga urusaku, butera impinduka mu mazi, ndetse buhindura n'umuvuduko w'amazi abukikije. Influence mine zishobora kumenya ibyo bimenyetso byose, hanyuma zigahita ziturika iyo ubwato bwihariye bunyuze hejuru yazo. Hari n'uburyo butandukanye mine ishobora kuba irimo mu mazi. Hari izireremba ku mazi zigenda zinyanyagiye aho amazi azijyanye, hari iziba ziboheye ku mugozi ku butaka bw'inyanja ku buryo zireremba munsi gato y'amazi zitegereje ubwato. Ariko izikomeye cyane ni izitwa bottom mines. Izi zo ziba ziryamye ku butaka bw'inyanja, zifite ibisasu bikomeye cyane kandi biragoye cyane kumenya aho ziri. Iyo mine iturutse munsi y'amazi gaturika, abantu benshi batekereza ko ari nk'iturika risanzwe, ariko mu by'ukuri hari ubumenyi bwa siyansi bukomeye buri inyuma y'iryo turika. Iyo mine ituritse itanga igitutu gikomeye cyane cy'amazi n'umwuka, bituma haba igicu kinini cy'umwuka cyihuta cyane kigatera munsi y'ubwato kikageza kubusunika hejuru cyangwa kubusenya. Hari abatekereza ko amato manini cyane cyane atwara peteroli ashobora kwihanganira mine kubera ubunini bwayo. Gusa ukuri nuko nubwo atahita asaduka burundu, ashobora kwangirika cyane. Iyo ubwato butwaye peteroli bwuzuye burushaho kugenda munsi mu mazi kubera uburemere bwabwo, bituma bugera hafi cyane kuri mine iri munsi y'inyanja, bikongera amahirwe yo kwangirika. Ibi byose bigaragaza ko nubwo naval mines zishobora kuba zoroshye cyangwa zihendutse, zishobora guteza igihombo kinini cyane. Ku isi y'intambara zo mu mazi, mine ni imwe mu ntwaro zitinywa cyane. Ku ruhande rwa Iran bivuga ko ifite ibihumbi byinshi cyane bya naval mines mu bubiko bwayo. Zimwe ni zishaje ariko zigifite ubushobozi bwo gukora. Hari n'izindi zigezweho zaturutse mu bihugu nk'Uburusiya n'Ubushinwa. Hari ndetse n'izifite ikoranabuhanga rishobora kohereza igisasu hejuru kigatera ubwato bunyura hafi. Ibi bituma Iran ishobora gushyira mine mu mazi mu buryo bwihuse cyane cyane ikoresha amato mato menshi. Nubwo itafite amato menshi yihariye yo gushyiraho mine, uburyo bwo gukoresha amato mato butuma bushobora gukorwa mu buryo bwishye kandi bugoye kumenya.
gusa ikibazo gikomeye ntabwo ari ukurohamisha amato menshi. Hari abahanga bavuga ko Iran itaba ikeneye kurohamisha amato menshi kugira ngo igere ku ntego yayo. Ishobora gushyira mine nke gusa zigateza igihombo ku bwato bumwe cyangwa bubiri. Iyo ibyo bibaye, ubwoba bushobora gukwirakwira mu batwara amato n'ibigo by'ubwishingizi. Iyo ubwoba bwinjiye mu bucuruzi bwo mu nyanja, amato ashobora guhita areka kunyura muri uwo muyoboro. Ibigo by'ubwishingizi bishobora kongera amafaranga y'ubwishingizi cyane cyangwa bikanga kuwutanga. Ibi bishobora guhagarika ubucuruzi bw'isi nubwo nta mato menshi yarohamye. Icyo gihe ikibazo kiba atari igisasu cyaturitse mu mazi. Ikibazo kiba cyabaye guhagarika imiyoboro y'ubucuruzi bw'isi. Kandi mu by'ukuri iyo urebye neza ushobora kwibaza ikibazo gikomeye. Niki gikomeye kurusha ikindi? Intwaro ishobora kurohamisha ubwato bumwe cyangwa intwaro ishobora gufunga umuyoboro wose w'ubucuruzi bw'isi? Ibyo nibyo bituma benshi bavuga ko uyu muyoboro ari umwe mu miyoboro y'ingenzi ku isi, ariko nanone ukaba umwe mu yoroshye guhungabanywa. Kandi igihe cyose hakiri amakimbirane mu burasirazuba bwo hagati, isi yose ihita itangira guhangayikishwa n'icyo gice cy'inyanja. Reka rero tuvuge ko ikibazo cy'uyu muyoboro atari ikibazo cy'imbaraga za gisirikare gusa, ni ikibazo cy'imiterere y'aho hantu, ubucuruzi mpuzamahanga, politike n'inyungu z'ibihugu byinshi. Niyo mpamvu nubwo Amerika ifite imbaraga zikomeye cyane ku isi, kugenzura no kurinda neza uwo muyoboro bisaba byinshi kurusha uko abantu benshi babitekereza. Wakoze kubw'uyu munsi. Jye wumvaga na Jado Dukuze.